Amen. Rero nka se nteruye amagambo nti impeta nishingurwe mu cyubahiro tunyuze muri toilette itahegere kwa nyirayo. Jakisenga kugira ngo dutangire umuhango wo gushyingira irampeta. Mweretse uyu mugabo waje agatsirika abanyarwanda umusaze manywa y'ihangu ibyo yakoze amarira yandijije amubera umuvumo. Nge mbisabye iyo mu ijuru ndabisabye nisabye Imana yonyine yandemye. Urumva amarira yandijije hariri mu mbaga z'abantu nkarira hajya ngo mbonye umuntu umoza amarira hari amarira y'ibyishimo akaba ahindutse ayagahinda. Mana y'isi n'ijuru ndakwinginze uyu mugabo musaze urabizi ibyo yakoze turi mu kabari yatumiye abantu ngo ngashaka uko twiyunga n'iki akaduta mu kabari akagenda atanishyuye amarana arize iryo joro amagambo nakurikije kuri ayo marira ndayakweretse Mwami Yesu yibuke kandi ubikore nyiriho. Ndashaka uyu mugabo musaze umugira imbwa agenda moke asare kuko nge nta muntu ugikinisha amarangamutima yanjye Ajya nuka amasamaki. oya ahubwo ajya akora buri kintu cyose cyange kugira yicuze agahinda ateye abanyarwanda yicuze agahinda ateye ngewe yicuze n'agahinda ateye Imana yo mu ijuru kuko aradutengushye twese atengushye abanyarwanda atengushye famiye yiwe aritengushye atengushye yo mu ijuru atengushye Kamaro atengushye ngewe ari kuba umugore we Umukuru wanjye arantengushye. Mana uhabwe icyubahiro kubera yuko byose ari we biturutseho cyo kintu nshimira Imana. Sasa rero Nyagasani kuko ari we wandemye ari we bubasha wa byose ndenganura uyu mugabo umusaze pe asara tora amashashi mbibone isi yose ibibone asare pe abimbwa burundu nk'uko n'ubundi bwa bwe yabutweretse. Amarira wandije iryo joro amarira wandijije kuri kunere rivi abanyarwanda utengushye Imana utengushye Kamaro papa wanjye utengushye nanjye ukanengwa na famiye yawe utengushye Ndategwa nako wawe Jay. Izina rya Yesu Kristo ndakuvumye uzabura amahoro mu mutima wawe. Ngiye kugufrashingane n'ubuzima bwawe bwose. Ngiye kukushyingura mushyingurane n'ubuzima bwawe bwose. Izina ry'Yesu ryavuye nitwa Afite mikoro izina rya Yesu. Ndagushyinguye dore ngiyi no originali utagira ngo ngiye gutamo plate ngiyi oji muri kuyireba abanyarwanda narababaye yambereye imbwa gusku Shingura tugende umuhango wo gushyingura impeta urabona ko ayishyinguye ku mugaragaro. Amen. Rero nka se nteruye amagambo nti impeta nishingurwe mu cyubahiro tunyuze muri toilette itahegere kwa nyirayo. Jakisenga kugira ngo dutangire umuhango wo gushyingira irampeta. Mweretse uyu mugabo waje agatsirika abanyarwanda umusaze manywa y'ihangu ibyo yakoze amarira yandijije amubera umuvumo. Nge mbisabye iyo mu ijuru ndabisabye nisabye Imana yonyine yandemye. Urumva amarira yandijije hariri mu mbaga z'abantu nkarira hajya ngo mbonye umuntu umoza amarira hari amarira y'ibyishimo akaba ahindutse ayagahinda. Mana y'isi n'ijuru ndakwinginze uyu mugabo musaze urabizi ibyo yakoze turi mu kabari yatumiye abantu ngo ngashaka uko twiyunga n'iki akaduta mu kabari akagenda atanishyuye amarana arize iryo joro amagambo nakurikije kuri ayo marira ndayakweretse Mwami Yesu yibuke kandi ubikore nyiriho. Ndashaka uyu mugabo musaze umugira imbwa agenda moke asare kuko nge nta muntu ugikinisha amarangamutima yanjye Ajya nuka amasamaki. oya ahubwo ajya akora buri kintu cyose cyange kugira yicuze agahinda ateye abanyarwanda yicuze agahinda ateye ngewe yicuze n'agahinda ateye Imana yo mu ijuru kuko aradutengushye twese atengushye abanyarwanda atengushye famiye yiwe aritengushye atengushye yo mu ijuru atengushye Kamaro atengushye ngewe ari kuba umugore we Umukuru wanjye arantengushye. Mana uhabwe icyubahiro kubera yuko byose ari we biturutseho cyo kintu nshimira Imana. Sasa rero Nyagasani kuko ari we wandemye ari we bubasha wa byose ndenganura uyu mugabo umusaze pe asara tora amashashi mbibone isi yose ibibone asare pe abimbwa burundu nk'uko n'ubundi bwa bwe yabutweretse. Amarira wandije iryo joro amarira wandijije kuri kunere rivi abanyarwanda utengushye Imana utengushye Kamaro papa wanjye utengushye nanjye ukanengwa na famiye yawe utengushye Ndategwa nako wawe Jay. Izina rya Yesu
Kristo ndakuvumye uzabura amahoro mu mutima wawe. Ngiye kugufrashingane n'ubuzima bwawe bwose. Ngiye kukushyingura mushyingurane n'ubuzima bwawe bwose. Izina ry'Yesu ryavuye afite mikoro mu izina rya Yesu. Ndagushyinguye dore ngiyi ni originali utagira ngo ngiye gutamo purate ngiyi oji muri kuyireba abanyarwanda. Narababaye yambereye imbwa gusku. Shyingura tugende umuhango wo gushyingura impeta urabona ko ayitangiye ku mugaragaro.